ntamenye nitwa James ndi umugenzacyaha. Genzacyaha? Hano Nyagasani. None se ko umugabo wanjye nta cyaha afite? Nanjye nta cyaha mfite. Wowe nta kibazo n'umugabo wawe nta kibazo, aho turashaka uwitwa Domina n'uwitwa Latif. Nabonye. Domina arahari? Domina namubonye, hari n'umugabo nabonye hano hanze bari kumwe nabonye yiruka. Ariko baraje bisobanure. Latif arahari? Bose bari hano. Okay. Nta kibazo. Injira. Yavuze ngo injira bareba. Injira. Mushobora kugira imbabazi. Sheri nicara aho ngaho, nicara aho ngaho. Nicara. Ko muri kwiruka ikibazo ni iki? Afande. Tubona ukirukanka aho. Kuri kwirukanka ikibazo ni iki? None mbonye muje. Harimo abantu bambaye civile nambaye uniform ngira ngo baje kumuhotera. Umunyabyayiruka ntawe mwirukanye. Mwirukanga wirukanka. Cyangwa mfite rwose. Akiruka gusa nta cyaho ufite. Ubwoba nyine ubwoba ubona uri umugabo wagira ubwoba. Umugore mwawe muri kumwe sari he? Umugore nabonaga muri kumwe ari he? Nirutse ngana hari inyuma y'inzu nawe yirukaga na mu. Mwari muri mu biki hariya? Turi kuganira hano. Mukatubona gusa mukahita mwirukanka. Nyine nikanze ndiruka. Umugore sari he? Umugore wari he? Yirukanye hano mu nzu afande rwose nirukanze ngana hari inyuma nawe akatana umuryango injira no mu nzu. Mufite ibyo mwari murimo. Zenguruka hano, zenguruka inzobo bagoro bazane. Basa. Esa afande nakoze pe. Wowe nta kibazo. Ariko ikigaragara cyo nawe urukanse. Sinzi ibyo mwari muri mufite ibyo muri kwikira. Ni n'abana basirikane. Nabonye ndiruka barafana ntabwo nzongera rwose. Sheri nanyibutse. Nagera baza. Erega humura ndagiye pe. Sindabyemera neza reka. Ndabyemera ari uko mbonye. Oya ntugire ikibazo ndagiye. Hanyuma se kuhagaze. Ndagiye ntugire ikibazo. Gusa mfite ikintu kindi ku mutima nshaka kugenda maze kukubwira. Wenda waje hano unsanga hano utazi ngo byagenze bite nkuko nanjye nza hano. Ntabwo narinze umubano wa Maka na Kayire. Nanjye nawumenyeye hano. So ndetse uburyarya ndashaka kubwiza ukuri koko nkinigura mbere yuko ngenda. Ibyanjye na Hirwa byatangije ibibazo muri uru rugo. Hirwa ntabwo twari tugikundana njya gukundana na Maka. Gusa Hirwa n'ubundi asubira mu cyaro nta kibazo gikomeye twari dufitanye. Cyatujya gutandukana
nk'uko abantu bashobora gupfa ikintu kigaragara nta kintu kigaragara twari dupfuye mpura na maka arankunda anzana hano mu buryo bwo kumfasha mubwiza ukuri mubwira ko mfite undi muntu nkunda arabyanga bitewe n'amarangamutima yiwe simbizi arabyanga gusa nkurikije uburyo mwanyakiriye hano n'uburyo maka yanyitayeho n'amarangamutima yangaragarije ntangira kumwiyumvamo dore kumwiyumvamo urafite iyihe gahunda se nta gahunda nari mfite kuko nta n'urukundo nari naramwemereye nari nabimuhakaniye mubwira ko ibyo bintu bidashoboka banga kumuyumukira uje hano muri uru rugo umaze kunyakira nahisemo guhinduka gusa maka amaze gukora iriya mpanuka sinigeze menya ko umuntu agiye kuzana hano ari hirwa ndetse iyo mbimenya simba naranabimwemereye afande uyu niwe mbonye mu cyumba undi ntamuzi uyu niwe bita Latifa njyewe fa mama wariye mama yari hanze gake yinjiyemo hariya uramutwereka yinjiyemo hariya agiye hehe ko tugiye kumushakamo tukamubura agiye hehe yari kumwe nawe gake mama ari hehe ntabwo utaza kukureba papa reka bari kumwe hariya hanze ari hehe bari bicaye hanze barimo baraganira na gake ataje kukureba ukuntu ibintu bimeze rero ngiye kukujyana nawe gakire Latifa nawe gakire muhaguruke tugende muhaguruke mwe babiri tugende haguruka genda ntuzinge nakoze iki haguruka none tugende ndekura haguruka sha genda fanya nukuri nagira urakoze genda Vanessa mama yo mumureba nawe ari umunsi y'irengero nakoze iki Afande gusa mugejeje hano numvisha ari nk'ijuru ringuyeho ya marangamutima aragaruka Kiri nawe baragarutse mbwira ushaka kumbwira vuba gushe ku ntego ugenda kankubwire mana umunsi utinyuka kumbwira ngo hirwa higira umunsi utinyuka kushaka kumfata mu izosi n'agakeregeshwa kanka n'urwana ari mfite nahise nkakwambura mbwira ushaka kumbwira wigendere Imana izabana nawe n'ukuri kw'Imana izagufasha aho ugiye mama icyo ndi kukubwira nuko makase urashaka iki maka naramukunze maka naramukunze nigukunda maze kumukunda imigambi yose nari mufiteho numva ngiye kubireka gusa waramufite wowe mugambi uri kwikura no kuba witumye umugambi nari mfite numvaga ngiye kumwubakiraho ubuzima bwanjye na hirwa wow uri gutinyuka nabivuga ubundi se hari icyo ndamira ntabwo byaguhiriye rero ngaho igendera reka ndagiye mfite umukazana mwiza asita ku mugabo we mama rero aho ngaho niyo wibeshyera ushobora kuba utekereza ko umuhungu wawe namugizeho imigambi mibi cyangwa
nashatse guhemukira maka ariko maka ntabwo uzi ibyo umuzaniye. urongeye se nanone? Mama nakubwiye ngo nta kintu ndi kuramira, gusa ndagira ngo umenye ko maka ntaho umukuye ntaho umujya. At least ngiye maka nari ntangiye mukunda koko, nifuza no kumurwanirira. reka nkubwire wivunika ibizaba byose. Byo kuba narakubahutse nararengereye pe, nkusabye n'imbabazi mbere yuko ngenda. Ubimenye ko nta mutima mubi nigeze nkugirira. Gusa ahangaha niho uzabonera ko wibeshye, kubera ko niba utekereza ko uzubakira umuhungu wawe uribeshye. bikureba biki? Kuko uwumuzaniye ntamukunda, none na maka ntamukunda. ngagendera numvise bizatuma byose tuzabyirengera nk'abantu bakuru tuzabihandoringa. Mama ndagiye, gusa uko ungenje niba wumva ko uzubakira umuhungu wawe uribeshya. Niba koko uhisemo Kayire ko kubera umukazana, nagira icyapfa na maka ujye ubagira inama ariko ntukabafatira umwanzuro. ngaho nyine genda. ubu nk'uburanze kandi ungutonome wahita ugenda. ngaho genda. amasaha uri kunyigisha uburyo nzabasha gufata imyanzuro y'abana banjye. ariko ririya jambo mbwiriritse umwaka uri inshuro noneho ibintu bimeze neza. mufitiye amakuru rero adasanzwe. narakubwiye ngo uriya mwavuka ari gusaba imbabazi akomeje. oya reka njye mubwize ukuri. uzi ko Latifa se bamufunze? ngo iki? Latifa bamufunze. azira iki se kandi? ngaho uri kumbaza ngo azira iki? urumva Latifa ikintu yaba azira ari iki? mama we se bakamusiga? mama we ngo yabacitse. ndabona ni umusazi. ntabwo ari umusazi ahubwo ni ininja. ni ininja nyine y'umusazi. ahubwo uriya mugore niba ari igini njyewe ubye byarananye beka. ariko reka nkubwire bira ibyo Domina yakwikora byose iminsi y'igisambo ni 40. aho yahereye atuzonga akatubuza amahoro. ako buriya wari uzi yuko n'iterambere ryacu kugira rigende ridindira Domina yabigizemo uruhare? wari ubizi? ubundi igihe mba numva narataye ubwenge, mba numva nzongera kugira ubwenge ari uko byibura ndi mu rukiko ndi kureba Domina bamukatira nka burundu. usibye ko wenda ntabwo nakwishimira yuko Latifa afunzwe pe, ntabwo nabyishimira bira. buriya Latifa ibyo akora byose abikoreshwa na nyina. ni ukuri kw'Imana. buriya Latifa atabona mama we yigira kuriya yaba umuntu muzima. ariko ntabwo wibuka igihe Latifa yigeze guhinduka? ntabyo wibuka sheri? ahubwo ibyo bintu nabimbwiye mpita ndibuka. buriya Latifa bajya kumutwara yari yanyinginze yasabye imbabazi pe. yaranahindutse mbibona ko yahindutse none byanya. ni ukuvuga rero n'ibyo bindi bavuga ngo ihene mbi ntawe uyizirika kuki, ihene nziza nawe uyizirika ku mbi. ariko ikibazo cye mbange ubwira akantu gato. ikibazo cya Latifa nawe wahinduka nk'igicu. ntabwo ari we yakushereka nkubaze weho muri aka kanya ikintu cyose Karine yakubwira ntiwagikora. arega umubyeyi w'umuntu ni ikintu gikomeye. ubu urashaka kumbwira ko mama yambwira kugira nabo umuntu ntemera ngagira umuntu nabi? shengere kamubwiza ukuri uruhande rumwe numva Latifa buriya kabura nikaboneke ni nyina w'umuntu. ibyo ntabwo buriya igihe umuntu yumva yuko ubuzima bwe bwose ikintu cyose nyina amutegeka gukora. Moralisa ukunda ntabwo nabona kutabe. Sorry. kugira ngo mbona gufite basi barabona bose umurwa bagenda
urabizi nanjye bino bintu birangoye. Please don't cry. Maka wirira. Nanjye urabizi bino bintu birangoye pe. Rero mfite ikibazo ko ushobora kuva hano wagira n'uwanze ugora n'undi muntu mugakunda kugura amaboko ya Hirwa byari bigoye pe. ntabwo natuma uncika gutya. Maka izo mpungenge nizishire. Numva banza unyumve. Izo mpungenge nizishire. Maka wankunze urukundo nashobora kubona ahandi hantu. Nta wundi muntu ushobora kunkunda nk'uko unkunda. Sintekereza ko nanjye hari undi muntu nakunda nk'uko ngukunda ubu. So izo mpungenge nizishire. Witekereza ko nshobora kubona undi muntu nkunda pe. Gusa nanone ntabwo naguteranya n'umuryango wawe Maka. Maka ibyo nakoze birahagije. Kugenda nabi baby please. Kugenda nabi sibyo. Basi ngira gutera ubugende sibyo. Ngira gutera ubugende. Maka urabizi ko urukundo rwacu niba kuko ari ukuri ntabwo nzigera mpinyuka kandi izera neza nawe kutazigera uhinduka. So aho ngiye n'undi uzaza. No way baby bivuga ibyo please. Hapo dufate basi. Maka dusubire mu kunywa. Maka ntabwo nasubira hari ahantu mbabarira unyumve. Maka urabizi kwihangana ngira ni gukeya. N'ubutaha ibi bintu byazongera bikaba sibyo. Mu gihe mama wawe atarumva ko ngewe nawe nta kintu gishobora kudutandukanya, reka tumuhe igihe basi. Maka igihe kizagera byumve. Kanajye sinzi ukuntu ndi bubi wa tutari kumwe. Mbabarira ntutume ndira. Basi nakugenda sibyo. Maka ngomba kugenda. No. Thank you. ntago rwose narenganya Latifa kubera ko nanjye ngize amahirwe urumva nkabona mama namwubaha nta kintu na kimwe yansaba gukora ntakora. Latifa rero ibyo akora byose nkeka ko abikoreshwa na mama we. Nese kuki umwanya umwe yabaga muzima undi mama we yamushiramo ibintu by'ibigambo ukabona arongera arahindutse. Latifa ntago ari mubi. Nakubaza mbaza shu niriye tandukanirizo ry'umubyeyi w'umupapa n'umubyeyi w'umumama. Icyambere ku mubyeyi w'umumama burya umubyeyi w'umumama niwe ugira uruhare runini mu gutanga uburere ku mwana. Yego ndabyemera cyane 100%. Ariko nanone ntabwo umuntu atanga icyo adafite. Cyo kintu kizirikana umuntu atanga icyo agize ute afite cyangwa yifitemo. None se niba Domina yarakuze ari kuri yitereye afite roho mbi namye numva na Karina yaravuze ati Domina kuva na kera ni kuriya. Yego urajya kurenganya Latifa uburere cyangwa umutima mwiza awukure kuri indi. Okay awukure kuri indi shu. Kuki utameze nka so? Kuki utumvikana na so? Nanone nanjye mubaze umubyeyi w'umupapa n'umumama ni bamwe. Ngiye kuri geni bamwe. Ngiye ntago ari bamwe. Ahubwo ngiye icyo nubaha nuko nta mubyeyi n'umwe wakagombye kuba yigisha umwana we imico mibi cyangwa kugira nabi ngo abyemere. Ntabwo nyine ibyo ari ngombwa ariko nakubwiye ngo uruhande rumwe ndagarukira Latifa. Umuntu atanga icyo afite sheri.
Latifa aduhereza ibyo nyina yamuhaye, ibyo yamutoje ari umwana, ari urusoro mu nda ye, amurera, yakuze amureba, abona mama wari uri kuriya. Buri uzarebe sheri, umubyeyi ukunda gusenga, umwana akavuka abona iwabo basenga, akura akunda gusenga, agakura abona mama we agira ubuntu cyangwa se afasha. Umwana akura yumva ko icyo kintu mu buzima ari ngombwa, ko ari n'itegeko. Ariko se urajya kuvuga ngo Latifa ngagira roho mbi, ni umunyamafuti. Abikure kuri nde? Ibyiza bikure kuri nde? Ahubwo uko agenda nyine abicamo, niho handi asubiza ubwenge nyuma nk'umuntu mukuru umaze gukura, nawe uteganya gushinga urugo, kavuga ati se ibi bintu nkora igihe runaka njye ntibizangiraho ingaruka, agashaka guhinduka. Ariko se wahinduka ute ikibi kikurimo kigihari? Nihangane rero, niba zira ubusa. Mwana arambabaje. Shara aracyari muto Latifa. Niko byumva. Nukuri aracyari muto. Ariko utekereza ko Latifa ari we muntu wateruye umuhini umwasi awunkubita mwivi mvuniko kuguru? Sheri niwe pe, ariko si yari we. Reka rero nkubwire. Yari nyina. Latifa ntibamufunze, Ruhumuriza bakamufunga. Wenda Ruhumuriza we akwiye kubihanirwa. Ako sheri, uzi umuntu ufata umuziranenge, umwana utazi ubwenge, umwana utazi kuvuga, ese kuseka? Latifa n'umwana. Ntabwo wenda we yangende kuvuga Ruhumuriza we akwiye kubihanirwa, kuba yaragize uruhare mu kunjyanira umwana. Ariko Latifa ngiye ruhande rumwe ndamugarukira, kuko ibyo akora byose bikoreshwa na nyina. Ariko wenda da Imana ishimwe, nagende agumeyo, azavamo wenda arashubije ubwenge ku gihe ahinduka nk'umuntu muzima. Urukiko nubona ko ari umwere ruzamurekure. Kuba umwere wose ubwo si umwere, ugiye kumugira umwere ze gute? Sawa rero niba mufunge. Taba telefone. Sheri, cyakora nubwo Latifa atambaniye, ariko Imana imworohereze. Urundi ruhande pe, Imana imworohereze. Uburoko ni bubi. Umwana muto ungana kuriya, siko yarageze no mu gihe cyo gushaka umugabo, gusa azavamo abone uwo mugabo. Ndabona wagira ngo byagushimishije. Cyane numva bayi iminota 2 yonyine itangaruka. Aje kunyishima hejuru se. Kireka byiburi yabaga bari bagufungiye mu munyu, cyangwa bakagufungira mu rusenda. Ruhumuriza, umuntu w'inshuti yanjye nizeye koko uratinya gukora ibintu nka biriya. Mu munyu cyangwa mu rusenda, icyo nibyo nyifuriza. Ruhumuriza, urabona nyine urareba ugasanga ibintu nakoze byose byiza nagiye nkukorera. Icyo nicyo wanyifuza ngo bavungire umunyu cyangwa mu rusenda? iyo uza kuba warankoreye byiza ntabwo ari gutinyuka gushimuta umwana w'umwari. Urasa umwana wundi ni uwawe, kumva nzi ari uw'umwari nyine, hari ubwo ari uwa birasa na shimusi. Hano binashima gusa, hari ubwo ari uwawe na shimusi ko na shimusi wowe wari ugamije iki? Ariko Ruhumuriza, uzi amakosa yose nagiye ngwamo kubera uyu mwana. Uzi ko nagezaho nanjye ubwanjye nishinja ko nashimusa umwana kugira ngo nkunde ngire ibimenyetso nsibanga, kuko nabonaga ko ibintu byose bisa nkaho bindi ku mutwe. Umva nkubwire birasa, ibi ngiye kukubwira n'ubundi nzanabivuga no mu rukiko. Ikosa ntabwo ryabaye njyewe, Domina niwe nyirabayazana bino bintu, nuko wenda imbarutso ari njyewe, kandi ngo wifatanywe umutanyo wavuga ko ariyo yamaze, ariko ibintu byose ni Domina ubiri inyuma.
ikindi kandi unitonde kuko njyewe hano nabonye wa mukobwa wundi Mama Rwema n'umupolisi unakomeye sinzi impamvu yaje hariya nabyo bitekerezo none akaba ari nawe wafunze wari wambajije ibibazo sinzi imikino Domina arimo gukina ariko ibintu byose ni Domina nubwo n'ubundi nzabisobanura mu rukiko ariko ibintu byose nyirabayazana ni Domina. uvuze ngo nde ko ninde wabonye? Mama Rwera n'umupolisi ukomeye ufite inyenyeri. Urabizi wari inshuti yanjye ariko nyine nta kintu agomba gukora bitewe na Domina nyine. Kubera yuko yabashije kugushimutana umwana akamukura iwawe akongera kumugarura mu rugo, uhisemo kumuhimbira ibintu kugira ngo ukunde unjagaraze mu mutwe. Mama Rwera mu mupolisi ku ruhe rwego, Mama Rwera umukozi wo mu rugo, umuntu uciriritse nk'uriya mu mupolisi gute? Sawa rero ubona ntivugira ngo ndabikubwiye ubimenye uko bimeze. Ushaka kuba wamaze no gusara ntago ari gusa. Nyine mbaye umusazi hano kanya kuko ndi imbere ndi mu nzego z'umutekano, ariko umenye ko nubwo ikosa nariko cyangwa icyaha kubera Domina ntabwo nzahera muri gereza, kandi ufunze si ufungurana dufite n'abametere bazadufasha. Ariko umenye ko Mama Rwera n'umupolisi ukomeye w'inyenyeri izi ebyiri ngiye ninjye yibarije ubwanjye niwe wambajije, nanjye natunguye mubonye. Noneho ukuntu ajyaga amusuzugura cyane kuko nkimara gushimuta uriya mwana niwe wajya kuza ko kumuha amata, naramusuzugura naramugize icyo ntazi, none birangira unyicaye ku gakano. Birandenze ntabwo byoroshye. Gihe nyine namaze gufatwa nageze mu nzego z'ubutabera, reka mpanwe nyine nta kundi, ariko ntibikuye kuri inshuti yanjye nubwo kano kanya wangize rubeba, ariko nigize no ku inshuti yawe. Rumuriza ndi kumva nashaka gukora mu maso, ntabwo nshaka gukora mu maso na gatoya. Afande twasoje. Havuka dusubire. Nyamara utekereze ibyo nkubwiye. Shavura imanira kosi wanyuze mu buzima bubabaje, imanira kosi byose uri kumyuramo byose bizarangira natitaderehereza